yaba afitanye ikibazo nanjye nawe afitanye ikibazo nawe, ubundi igikwiriye ni iki? Igikwiriye ni ukwibohora abantu bakabohoka. Yago rero ngira ngo ibi bintu nari narabivuze na mbere, yego muri za nkundura nari narabivuze, ndavuga nti ibi ngibi mu byumvisha amatwi, abandi babirebesha amaso abari hafi yabyo, ariko byose birashoboka ko aba bantu umuntu ashobora guhinduka, ariko akabariyeri karimo gakwiriye kuvamo nyine nk'ibyo byose. Aho kugira ngo umuntu avugire inyuma y'agakuta katanakomeye, nabyo byavamo, byaba ibyanjye bikavamo, byaba ibyabo bikavamo, byaba n'iby'abandi bikavamo, tugakomeza umubano. Gasa buriya ibi byose byari bikwiriye kutubera urugero kandi rwiza. Ngaruka kuri rya jambo nkunda kubwira abantu ngo byose birashoboka cyane. Bakozi ba Ndimba TV turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, mwebwe mukurikira ibiganiro by'iyicano. Turi kumwe na Ndimba TV nk'ibisanzwe mu makuru agiye atandukanye. Ndimba TV umeze neza? Nta kibazo rwose, ni amahoro, ndashima Imana. Akavura kaguye, akazuba ariko kabonetse uyu munsi. Akazuba kabonetse n'akazuba karava, kandi buriya imvura kubera umukungugu wari umazeho iminsi n'umwuma hari icyo wagabanyije. Yego. Hanyuma se Ndimba ati nkibaza muri iyi minsi hariho amakuru menshi ngenda n'ubundi nyabona, ariko hariho amakuru meza aho nabonye muri iyi minsi ko Yago ashobora kuba agiye kugaruka hano mu Rwanda. Ibyo byo ntago mbizi, ariko icyo navugaho, nabonye abantu benshi bati Yago ari gusaba imbabazi. Aho nabonye ndetse Jean Dieu yavuze ati ndumva navuze induru, Emirene twiyunze. Mbese ubona yuko abantu be kuvuga bati rwose ni byiza, ni nibyo bikwiye, za content zo buri munsi ati Sabe, ubundi ati Cita, ubundi ati runaka n'abandi benshi ba Brian bande, ati ntago byagakwiye kwa mugani uhora mu bintu nyine abo mufitanye ibibazo bose bagahora ku rutonde. Ati kandi koko mu buzima bwa muntu umuntu wese aba afite abo bafitanye ibibazo. Ati se natwe tujye tuza ku kamera, buri muntu wese tumuhe gasopo. Gasa buriya ibi byose byari bikwiriye kutubera urugero kandi rwiza. Ngaruka kuri rya jambo nkunda kubwira abantu ngo byose birashoboka cyane. Umuntu rwose siroga yanjye, byose birashoboka. Yego, birashoboka ko Yago yasaba imbabazi cyane, agasaba imbabazi abantu yari afitanye nabo ibibazo, ndetse nanagira inama abandi bantu nabo baba bazi ko bafitanye ibibazo. Yego, yaba afitanye ikibazo nanjye nawe afitanye ikibazo nawe, ubundi igikwiriye ni iki? Igikwiriye ni ukwibohora abantu bakabohoka. Yago rero ngira ngo ibi bintu nari narabivuze na mbere, yego muri za nkundura nari narabivuze, ndavuga nti ibi ngibi mu byumvisha amatwi, abandi babirebesha amaso abari hafi yabyo, ariko byose birashoboka ko aba bantu umuntu ashobora guhinduka. Abantu rero barabivugaho kwinshi nk'uko wari ubivuze. Abantu baravuga bati Yago ashobora kuba avuga ibi ngibi kubera ko ngo nta views ngo yari arimo abona. Ntabwo Yago yabura views, izo yabona izo arizo zose ni Yago. Yego, ntabwo icyo cyatuma ava kwizima kugira ngo akunde abone views. Yakereya n'ibindi, kandi ibyo bakereyaga byose bikabaha views, suko bitari bihari, cyangwa se suko atari byo banahimbaga hagati yabo, cyangwa bakamenana amabanga bari basanzwe baziranye. Ni intambwe ikomeye rero ngewe nanamushimiye, nanasaba abantu yagiye avuga mu mazina abasaba imbabazi bose, imitima yabo yere yaba ari uburyarya ariko byaturutse mu kanwa ke. Yego, ariko ahanini ngewe icyo na perefera cyo nuko ahubwo hari amakuru avugwa ko Yago ahubwo yaba agiye kugaruka
ku iradiyo imwe hano muri iki gihugu, akaba rero avuga ati iyi niyo nzira nziza, kuba nagerayo nkazasaba imbabazi ndi bariya abantu twagiranye ibibazo, ikiza ni uko nazibasaba ntaranagerayo, wenda kugira ngo azabone ko azajya anakomeza no kuzishimangira igihe azaba ari kuri iyo radiyo. hanyuma ko nabonye witwa Brian yavuze ko ashobora kudaha imbabazi uyu Yago. Ntatazimuha ni akazi ke. Ariko byanze bikunze nutazimu uzazireke, natazimuha azabyihorere, niwe uzaba usigaranye umutwaro. kandi ndakeka Brian nawe tata ntase Brian ntabwo asenga se, kereka ari nka kera ataramenya Imana atarakizwa. nagiye mbona benshi ati imbabazi zawe zihorere, ati cyambere cyo nuko yazigusabye. nagiye mbona ari ibintu bitavuzweho oya buriya ijambo nirituruka mu kanwa rikakubwira ngo mbabarira, nubwo yaba ari umwanzi wawe bingana iki, iyo wanze gutanga imbabazi usigara wikoreye wa mutwaro, wa wundi wa muntu umuvaho ukaza ukajya ku wawe ukayikorera yombi. Brian rero wikibyinagaza hejuru y'imitwaro, kuko ndabizi umuntu niba umuntu wakandagiye mu rusengero cyangwa ukandagira mu rusengero ntabwo agira bene uwo mujinya, arababarira kugira ngo nawe aruhuke, kuko aka kanya atababariye byose ibindi bimusigaraho. nanabwira n'abandi bose baba bazi ko bari bafitanye ikibazo na Yago akaba yateye intambwe yo kuvuga ati bambabarire, nibamubabarire rero. Nge ndumva rero kuba yagaruka Yago byaba ari byiza cyane Ndimbati, kuko urabona ko navuga muri iyi mihanda wabonaga ko yari umuntu ufite kabisa abakunzi pe. Yego n'ubu ahari niba kiri Bugande naho abafite abakunzi, kuko navuga ko YouTube nyine urayijyana ntago uyigira iki, ntago navuga ngo uyisigaho wabaga, ariko noneho mu Rwanda byaba ari akarusho, si byose uburyo ukava mu gihugu cyawe ukaba free biba ari sawa. Buriya nuko abantu, reka ntanga urugero. Yego, buriya ufite urugo ariko buri wese ufite aho arara buriya aba yaraye mu rugo. Yego, iyo ufite aho urara umenyereye, umaze igihe kandi kinini wavukiye cyangwa wimukiye ariko wabaye igihe kirekire, haba ari iwanyu. yego, niyo uryamye ahandi hantu uba wumva udatekanye. yego, iyo batetse hari igihe wumva batatetse nk'iwanyu cyane, cyangwa se utatanga amabwiriza kandi iwabo w'umuntu rero ni iwabo w'umuntu. Kuba views izagabanuka cyangwa se Yago aho ari bikaba wenda birimo byanga, bishobora no kutanga, ariko akaba yicaye akitekereza akavuga ati ariko ubuzima bw'aha ngaha nubwo nari mfite, akabugereranya cyane, agasanga byose birangana. Akavuga ati rero reka ngende negera abakunzi banjye, subire n'iwacu, hafi y'umuryango, hafi y'ababyeyi, hafi y'abavandimwe, hafi y'inshuti, hanyuma mbareho nkorera. Ikindi igihe amaze wenda ari mu gihugu cya Uganda, kuba hari radiyo imwe yamubwira iti ngwino turagukeneye, nabyo ni irindi shema. Ntabwo rero ari ibintu bitangaje kuba yanaheraho akavuga ati reka no kuzasubira muri kiriya gihugu mfite ibyo ndimo mpfa n'abantu, ibyo nakita nk'icyasha. Yego, yakagombye kuza ku mugani, ibyo yakoze ngenda bishyigikiye, ibyo yakoze ndabishyigikiye, ahubwo nongere mbisubiremo, abantu nibagerageze kimwe n'abandi bose. Ngira ngo wigeze kumva hari kuri Space abitwa ba Kasuku na ba Brian n'abandi bavuga ku bandi bantu, amazina y'abantu amwe y'abari inshuti, ubu ngubu bakaba batakiri kumwe nk'inshuti. Kuki utinye kuyavuga kandi bayavuze? Bayavuze ariko njye sinshaka kuyavuga. Baze kubyumva, ntabwo nshaka kuyavuga, kuko nshobora kuyavuga mu kanya ugasanga
abantu muri komanteri bongeyeho ibindi ngo ni amatiku Yego. nanjye nzanye kubera iki. Gusa icyo nababwira nongera nababwira, wenda abo bantu barabizi, ni inshuti zanjye. Bari inshuti zanjye, na n'ubu ni inshuti zanjye, ariko akabariyeri karimo gakwiriye kuvamo nyine nk'ibyo byose. Aho kugira ngo umuntu avugire inyuma y'agakuta katanakomeye, nabyo byavamo, byaba ibyanjye bikavamo, byaba ibyabo bikavamo, byaba n'iby'abandi bikavamo, tugakomeza umubano. Kuko narababwiye ngo byose birashoboka. Ubu se ntago muri kubibona? Ubu abantu ntago bari kubona ko byose bishoboka cyane. Iri jambo ryanjye nararyandikishije muri RDB, umuntu uzanjyanira siroga tuzibirandura, byose birashoboka. Ariko se njye mba nzi ko ibintu byo gushwana burya ku bagabo ni ari gake, ariko noneho byavuye mu badamu byimukiye no mu bagabo. Abagabo kabisa uyu munsi barashwana, ivumbi rigatumuka, bibaye bivugwa rukuri. Rero nabonye byaratunguye benshi, kuko ntabwo ari uyu munsi uriya mugabo witwa Kasuka bivuze. Erega ibintu byose cyangwa abantu bose ni abantu nyine, ni abantu. Noneho uzarebe, baciye n'umugani mu kinyarwanda ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Ni ukuvuga ngo bashaka kuvuga ko n'inyamaswa n'inyamaswa zigeraho zikarwana, cyangwa imwe igaca indi. Buriya cyane cyane nk'intare n'izindi nyamaswa z'inkazi mu ishyamba zirarwana. Iyo ari ingabo cyane cyane zirimo zibyiruka, inesheje indi ikajya kure mu muryango wayo, n'indi kare mu muryango wayo. N'inka zigira gutya, ukabona imfizi zirarwanye, ntawamenya icyo ziba zipfuye kuko zitavuga, ariko kiba gihari. N'abantu rero, mu bantu, abantu bo cyane cyane ko dufite n'ibyo dupfa byinshi bigaragara, ibyo bintu ntaho twabihungira. Ahubwo dukwiriye nyuma yaho gusubiza amaso inyuma, tugasanga nta kintu dukwiriye gupfa, icyo dupfana kikaruta icyo dupfa, kandi tukagendera kuri rya jambo ko byose birishoboka, ko ushobora kunkenera nanjye ejo nkagukenera, cyangwa nkakenera no gukomokaho cyangwa n'inshuti yawe, kandi nkaba ntagera kuri ya nshuti yawe ntakunyuzeho. Byose birashoboka. Rero niyo mpamvu dukwiriye guhora twera kuri bagenzi bacu. Ubona biterwa n'iki cyane cyane muri iyi mihanda? Ko ushobora gusanga Ndimbati yari inshuti y'umuntu ya Gasaro, reka nitange urugero, ariko ugasanga ejo noneho byayogereye byadogereye. Aricyo kintu buretse gato, bamwe bavuga bati ibyago bibaye kuri Ndimbati runaka ashobora kubiprofita akabyishimamo, aho kugira ngo ibyago bibe kuri Ndimbati, nubwo nabicuruza yego, ariko nkamuba hafi. Uryo Ndimbati yagize ibyago ibi n'ibi, nkabicuruza, ariko niyo nabicuruza mvuga nyine uko umutumirwa avuga ibitekerezo ko abyumva, ariko nkaba mbere nubwo ndi kugucuruza, mu kugusura, mu kukugeraho, mu kukuba hafi, mu kuguhumuriza, nawe ukavuga uti nubwo umuntu yacuruje nta kibazo, byibuze yaransuye, byibuze igihe nari mu bitaro yakanze akanyenyeri cyangwa se yanangezeho. Ugasanga ahubwo ngo benshi byitirirwa yuko ari ubushuti, ariko benshi ahubwo ari iki, ari uburyo bw'inyungu. Wowe bibona gute? Hari ikintu ushobora gukora kugira ngo untunge, kandi kinturutseho, kugira ngo ubashe kuntunga nawe witunge. Ariko hari n'icyo ushobora gukora kugira ngo unyice. Ibyo rero bimwe biva ku mashyari, ibindi bikava mu kwikunda, ikindi cya gatatu bikava mu koroshya ibyo ugiye mukumva ko ari ibintu byoroshye kandi utazi ko biri bukomere. Hanyuma ikindi hakabamo no guteranya. Abantu barateranya abandi. Umuntu ashobora kuza akakubwira ati kanaka yakuvuzeho ibi, ejo ugasanga uravuze uturiya muntu ntiyabeshya, urwango rukaba rutangiye gutyo ruturutsaho. Ikindi kintu buriya cyica abantu kinagira ni amagambo, umunwa. Nk'ubu tukaba hari ibyo tuziranyeho, cyangwa se nkaba nzi mu rugo iwawe, nawe uzi mu rugo iwanjye, nkatangira kujya ngenda mvuga nti buriya ntimukabone Ndimbati agenda ari kuvuga buriya iwe nta televiziyo bagira.
buriya barya rimwe ku munsi, yego, ahora ashwana n'umugore, nta mazi bagira, kurya bijya bigorana, ibyo byose ukagenda ubivuga, aho wakambikiye ibanga, yego, kandi wenda narakweretse ko ibyo bintu mbikeneye kandi ndi mu nzira yo kubishaka, ahubwo aho kugira ngo mbikire ibanga ukaba ari we umukwiza imihanda. Ibyo bintu rero nabyo biteranya abantu, yego. ibindi nyine ni ibyo byose byo gusebanya, ariko cyane cyane ishyari n'amagambo no kwikunda. Ibyo bintu bitatu ubundi nibyo bituma tumera gutya. Hanyuma se ukabona ari nk'ihe nama rero, aretse ko wa mugana ari umuntu nakunze bavuze ati ntabwo wagira inama abantu bazi icyo bakora. Muri iyi mihanda umuntu wese arabizi ko ari muri business, uzi neza kubyuka nk'uko umukozi runaka abyuka akajya ku kazi, ati rero iyo hatajemo ubumuntu, uwo muntu kumugira inama bishobora kugira iki, bishobora kugorana, kandi kuko ni nako byumva. Ngewe sinzareka kubagira inama, igihe cyose nzaba nicaye imbere ya kamera nzavuga bagira inama nigendere. Yego, inama ni imwe, menya ko wowe ari wowe, menya ko nanjye ari njye. Yego, ibibazo byawe si byo byanjye, n'ibibazo byanjye si byo byawe, n'ibibazo by'uriya si byo byawe. Menya ko ufite imitwaro yawe wikoreye, nanjye nkagira iyanjye n'uriya akagira iye. Hanyuma ibyo byose nitumara kubimenya ko hari icyo duhuriyeho, tugire ubumuntu, tugire urukundo muri twe. Nitugira urukundo muri twe tuzafatanya, kandi ahabi uri njyewe wamaze kuharenga nzagufata akaboko mpakuvana. Nimpakuvana nawe uzafata abandi akaboko ubavana aho basize. Icyo nicyo cy'ingenzi. Yego, ariko amatiku ibiki, menya ko iburi ibintu bidahura n'imisozi. Pe imisozi nayo minini, kuko hari n'itenguka umwe ugasanga undi mu kabande. Yego, ariko nabyo nkeka ko bidahura. Menya ko mugenzi wawe byanze bikunze mugirire nabi muzahura, umugirire neza muzahura. Wowe kumugira neza utegereje ko azakwitura, nashaka azakwiture cyangwa arorere, ntumugirire nabi urindiriye ko azakwishyura. yego, ahubwo muri wowe ba wowe, yego, ba wowe umenye ibyawe. Numenya ibyawe ukimenya ukisobanukirwa bizagufasha. Kuko reka nkubwire Gasa, buriya ibyo ufite nibyo byawe cyane, ibyo ufite nibyo byawe, nanjye ibyo mfite nibyo byanjye. yego, kandi uyu munsi muri iyi minota ibintu bishobora guhinduka mu kanya cyane. nshobora kuba ntakivuga ntakiriho, nshobora kuba ngize amamiliyoni ntatekerezaga, cyangwa se waba uyafite akabura, nshobora kuba nari nyafite nkayabura. Ibyo byose birashoboka, byose birashoboka. Wikemera kuri mugenzi wawe ngo hari aho ugeze, wikemera kuri mugenzi wawe ngo urarebwa cyane, ngo numukoraho inkuru uzabona abantu benshi bakureba, cyangwa se abandi bamwange, nabyo reka nkubwire, uwo murama urimo kuba wo kwangisha mugenzi wawe abandi, cyangwa wo kumushyira habi kugira ngo umupyinagaze, Imana izabiguhanira, nawe bizakugeraho, kuko byose bishoboka cyane. Yego, niyo mpamvu rero ubona abantu benshi muri iyi mihanda akubwira uti, abenshi muganiriye ati nta nshuti z'imihanda, ariko wareba Ndimba ukanyuzamo amaso ukavuga uti nyamara ibi bintu birashoboka. Ati ese niba abantu bari inshuti babwirana ati tujye mu nkuru dukora iki n'iki, dukora iki, ukabona uyu munsi rero bari guterana navuga amagambo ati bya bintu ko bishoboka kuba ibyo bintu ari n'ukuri. Ngewe ubundi ibi bintu byo kuri tubimba narabigiyemo kera, abantu bagiye bangira inama kera, mba narabigiyemo, ndetse ntamya hashidikanya ko nta nuba nanjye mba ndimo afite views nyinshi. Ariko nareba
nkabona si ibintu byanjye. Aho mbiziyemo rero nibwo nagiye mbona ko nibwo nakangutse ndavuga nti burya bya bintu abantu bari bafite icyo bakurikiyemo. Kugeza ubwo ushobora kuba ufite inkuru nayivugaho nyigutanze bikakubabaza kandi wenda twayiboneye hamwe. Kugeza ubwo nigeze mvuga abantu batera kamera imwe ebyiri, noneho umwe ugasanga arimo kubwira undi ngo uramenye ngo utaza kuntanga, tutazabipfa ubutaha, ngo tutazabipfa ubutaha, ngo sinzongere gushwana nawe. Kandi inkuru mwazifatiye ahantu hamwe, wafashe iyawe nawe afatiye. Mbona rero ibyo bintu byose nibyo birimo kugenda byangiza bamwe na bamwe. Abantu bagiye bafasha abandi, abantu bagiye bakorana, turabazi abo twavugaga mu kanya. Ariko biratangaje kuba aka kanya bagiye bajyana n'ahantu bikaba ubu ngubu batavuga rumwe. Ni ikibazo gikomeye. Twebwe Imana izabiturinde. Yego. Ndumva twanasoreza aha ngaha, ikiganiro kitaza kuba kirekire. Ni akagaruka kandi turajya dukomeza tuvuge. Ni akagaruka ibiganiro. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane, byose birashoboka. Yego.